hano ariko se muraho natwe imvura hano itumereye nabi dore sinzi mwebwe ubu wasanga imyaka yarayishe yinjira wowe fungura winjira uhagaze mu matwi kuri telefone uretse hari umuntu unyinjiriye mu biro adakomanze reka manze mvugane nawe ngiyewe nsigaye mfite ibiro uretse kwanza mvugane nawe ajya kwa mushiki wanjye bakandindira umuginga kweli harya we ngura ijegera ariko nawe warabize wa shegera aha se niho baza kujegerera njye naje kwa mushuti wawe cyane umva nkubwiza ukuri uyu munsi njye nawe tugiye kuba babiri ibi bipantaro by'umukara ndashaka kubihindura umweru turumvikana mwamwiyambarishijwe ubukote muza kuza mutesha umutwe hano umva nkubwire kumvikane kwanza abanyamagambo niki kikuzanya hano ngewe ikizanye ushinzwe gukimenya kuri kumuri umuzamu ngende umuzamu umva nkubwiza ukuri ngiye kukwereka rero ko ngewe hano na boss n'ijambo navuze ntarya kuraho nta niryo yongeraho uranyumva uri bo kazo ufite yarakubuzamu gusa ubuzamu nta wundi ubasha wundi naje mbikwereke sasa rero ngiye kukujegeza niba uri n'ibiceri nkujegeze nibwo noneho uri bwumve urumenya icyo jegera cyangwa ngiyewe icyo ndicyo uranyumva ni kofura akoresha si ni inkoni kwanza reka kwanza nkubwire nkuko nakubonye uza hano utambika ibirenge byawe hano n'ubwo bucongo butamaye agaciro katusubira inyuma nakandagiyemo hano jege ntibishoboka jegera nkujegeze ubibona vuga ibyo ushaka kuvuga ndakubwiye ngo ntago ntuma winjira hariya bose ntawe uhari katusubire inzira yakuzanye urayibona namparenge ngere no muri salo imbere ntatumye winjira se ubundi wawe none se ahubwo uransunika urangira ute nintemera ko winjira ngiye wahonje ibyo nje mu ndabizi n'ikizanye ndakizi rero uri umuzamu wa hano aha niho wirirwa aha niho urara ushobora kuntangira uje kureba ntawe uhari katusubire noneho ni wowe uhari ni ngiye uhari none se uhari ntembera ko umuntu atambuka reka ariko se ubundi papa Didi yagukuye he aho yankura hashinzwe nshaka guhamenya wowe hano urangaje kugira ngo umenye aho yankura ngewe nshaka kumenya aho yagukuye nkamenya n'uwo uri wo mu rugo ntacyo ushinzwe kumenya sasa rero nicyo ngicyo kandi muhamagaye wakwiruka ngiye niruka nawe muhamagara arabizi reka nshaka muhamagaye nakwirukanisha ndugu yangu reka nitambukire wowe unyirukanisha kwanza ubu n'iby'imikino bivuyeho iyi ni rengarenga uharenge uwo mutwe ibese se ngunyuke aho ngari ngewe ngo nta biro bibiri bipima nta n'ikintu nta n'ibyo bitatu nta n'igaramu nuko nakunyuka wowe jegera we umva iminota ibiri gusa nkwereka nakwereka ahubwo ari ngewe hari isoni urabibona ngewe nkwereke ko ari byo ufite amategeko ubona gerageza ko nakwereka ari wowe nagiterura nari rwose nyese nkabanyuka higire nkabajya mu gipangu hari isoni ngaho bikora none jegere bikore uko utabikora ngaho bikore ndebe ubundi ngaho bikore yamaye ese cyawe singo rwanisha n'amabuye amaza yinjije yawe ariko se akagakuye he kaze akavuye he muri nk'abangabo barakoraguye he kandi wowe ani usoni reka twari yo njiji yawe wasanga munahuje n'ubwenge akangaka rutakiruka nawe oya mwibitaho ukote umbasha komeza akazi kawe ariko uryenje wamuginga kigera kanarana me kahota n'ibihekane babyigiye hera ni viziyo wa n'ibyiniga tunigana wari umeze neza nta kibazo urabona rero ndashaka uriya mugore twatandukanye noneho ikintu nshaka ngo nkorere kugira ngo ugende umuterete niba wanabyize nzasange muri mu buriri urumva kandi urabizi rero dukina ntayirapfa
igero ntabwo ariyo yapfa, ntabwo yapfa rwose. Ni nk'umuntu w'inshuti yanjye ugende umwoshyushye nimba n'agafaranga umubwire muhe ushyiremo kugira ngo abone ko muri kumwe, urumva? None wowe nzabafatane, nabaze ikintu cyamukura muri urugo, urabizi twarasezeranye. Kugira ngo agende neza rero ni uko namubonana icyaha gishobora kujyana mu mategeko cyemewe gihamye kugira ngo mbone ukuntu mwirukana, sibyo? Iyo diri rero uramutse uyinkoreye si ukukubeshya nazagura akantu kuko uriya mugore do ageze aha simushaka pe, ubyumve gutyo. Kandi iyo diri yo ndayishobora, ariko mu by'ukuri urabona mama Didier afite ibibazo byinshi cyane, ndetse nshobora kumugera imbere nta n'ikintu byose mushyize kugira ngo atangiranye yiyumvemo. Urumva rero umuntu uri muri buriya buzima kumugera imbere we nta kintu umuhaye yanaguca n'amazi, ariko mu by'ukuri ugize akantu kuma nkitwaza burya mbese nza kumuhereza nk'umuntu nanjye umuri hafi atangiranye yiyumvemo yashobora kuba byiza. Aho kandi uragafite se, nushaka umbwire n'inzu muzajyamo mbenye gukodesheje, nishaka nzayikodesha amezi 5 cyangwa n'umwaka, ariko icyo nshaka ni ukugira ngo mvira, sibyo? Naramuranda mwana bateza zagara umugore mushyashya nazanye barebana bakenda kwicana. uriya mugore wawe wazanye ashobora gushiramo imyumvire gatuma utagira icyumba, bazumbe duke twavanse byibuze ntwitwaze umugabo wagiye mu bandi bagore kumwizera ntabwo byoroshye. Nanjye ntabwo ndi kuvira mwaho, menye yuko uvuga nawe uriseriye kabisa. Akajegera nawe ukunda amafaranga, none se bageze nabaho ndetse mwana yaho ugira bomberera bava nigende. Jegera umeze ute? Umeze neza cyane rwose. Amakuru yayo umeze nta kibazo. Nanjye ndaho. Buriya rero nashakaga ko tuganira, nashakaga kugutuma kuri papa Didier, cyane ko twajyaga tuganira akumva arakuvuga akakunganiriza nyine nk'umujyanama we, nk'inshuti ye, nk'umuntu baganira. Kandi ubwo nyine rero niyo mpamvu nagira ngo mugutumeho, nagira ngo uzagende umumbarize niba kiguma agifite iriya gahunda yo kuguma hariya nanjye nkaguma aha njyenyine, cyangwa se niba azayihindura akangarukira njye nawe tugasubirana. Ariko wowe ubwawe uzamwibariza guha igisubizo azaguha, uzaza ukimbwire ndabizi. Nagira ngo uzagende umumbarize mbimenye ibyo ari byo. Rero mama Didier hari ibintu byo ubona ukabona mu by'ukuri bitazoroha, kandi burya umuntu uhinduka n'utahinduka, iyo umurebye mu nzira uramumenya, iyo muvuganye ukamumenya, kandi uzajya uzirikana ko uzaba umugabo umuntu amumenya kare. Rero ngewe iyo mbonye ubona uriya mugabo wawe uhinduka bigoye, kandi mu by'ukuri imyaka yose amaze agutesha umutwe akuzengereza, yakurebye no mu bwonko, kubera ko ibintu byose akubwiye wita ko wihiriza ngo yego ngo ndiyo bwana ngo karame, mbese iyo urwego ko mwubashye cyane bituma nagusuzugura. Buriya ugize gutya nawe ukazashaka ukunda uko rimwe byibuze umuhemu ko ntabwo uhemukira, ukabona ko nawe kubabaza yamenya ko nawe ufite ubwenge n'ibitekerezo. Amuca inyuma se nk'uko nawe yabikoze Jegera. Bishaka kuvuga ngo ubundi bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo ugusuriye nawe ntumwisure, afite ukuntu ko kubona. Rero numva nagombye gushaka undi muntu ukuba hafi, cyane ko natwe duhari mu by'ukuri ntawagutererana. Iwawe twagiye tuhagenda neza, wadufashe neza, waratugaburiye, waratwubashye, byumvikane yuko ntawagutererana ibyo wahuye n'ibibazo. Oya Jegera ntabwo namwishyura, ngenda senga kandi nasezeranye imbere y'Imana. Buriya nubwo ari imbere y'amategeko ariko n'imbere y'Imana njye nibuka ko naho nagize isezerano, ntabwo njye nabikora, ahubwo njyewe nzaca bugufi nsenge Imana izantabara, ariko ntabwo iyo nama ngiriye nayemera. Nta kibazo, nako ntabwo tukubujije gusenga no kubaha Imana ukomeze uvuga uko bivuga, ariko twebwe ngiyewe ubwanjye ruhande niyemeje kuba hafi. Igihe cyose uzazira kundebera, waza amanywa, waza ijoro, waza mu gitondo, ngiye gusa nzajya kwihangana kwakire ngo mbese ngutege n'amatwi,
nguhe umwanya wose bataguhaye. Ubwo urumva rero no kuvuga ngo nubyemera rwose jye nkuri inyuma nta kibazo. Oya ibyo ntago mbyemera, ndemera kukugisha inama gusa no kugutuma, ariko ibyo kuvuga ngo uramba hafi ibyo batankoreye ineza ntabonye yingirire, hoya ntago mbyemera shegera, hoya rwose. Ikibazo ngewe ndihangana ibyo nkwiye nzabikora. Kuri uyu muryango wanjye cyangwa ubona baranshyize hano nk'umutaho. Ayo mategeko ndayaguhaye, urakingura ntukingura nigendere. urumva mujye kwivugana bose waheze icyaura ni wuwu naho bundi yabayeyo byarara. Ntabwo bivuze ko wansuzuguza iriya ntuza yawe uriya mperegesi yawe wazanye mu nzu n'imbeba zikiyirukana kubera ko zumvise ko yagezemo. Erererererere dore nyabinjyana utarayerega niko nyabi wanitse izo nyama zawe z'amatako kugira ntwarire umugabo. Nagize ndetse no mama yanjye Ni wowe unteza uramuziha ngo nizame.